niko bimeze wamanutse agasiza kuvuga nabi uzana kazamuka akuvuga neza kimwe nuko Imana yakwimye wa wundi nubundi wakwimye ni uzagaruka guhereza buriya kuva Imana itangira isezerano kugera aho isezerano risohorera habamo shida nyinshi cyane habamo kubyimba ibirenge habamo kuribwa n'inzara. Yes, nongeye kubasuhuza abakunzi bandi Umukristo TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nje nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ari kimbere za kameza ndi Umukristo TV. Muri kwabona umukozi w'Imana Pastor Bane. Niwe tugiye kubana muri iki kiganiro hano kuri ndi Umukristo TV niwe. Niyo mpamvu twagiye n'amahirwe yo konga kumwakira haniwe kugira ngo atwake na wiwe. Yose bikaza biba byiza bisanga ibindi byiza. David no kwisanga nanjye hangaha harega bafite umugabane Pastor umugabane munini ahoko ahantu bafite umugabane kuko video ya mbere ko ndi Mukristo ninjye wayishyizeho ninjye wakoze email ninjye ubwo sisi bafite umugabane urakomeye urakomeye ndakomeye kuri ndi Mukristo pe ahubwo abantu bari kundi Mukristo bayikurikira bakagombye kugura nk'akantu kubu ngaba nk'icyemererwa kuza yego cyane nkanabaganiriza yego hanyuma Pastor umeze ute? Meze neza ndashima Imana ndakwakiriye ni murakoze cyane natwe kandi turabakiriye uragaragara neza pe no kubera Imana hanyuma rero muri imyo navuze ngo no kubera Imana Imana bigenze neza no kubera Imana Imana bigenze no kubera Imana no kubera Imana yego Imana itahaba tuba turi abandi nyine urumva wapi nda nubwo tuba turiho hari ukuntu umuntu asubiza amaso inyuma akatireba akareba ariko mahana utahaba bandi kubarizwa hehe yego ntabwo tuba turiho cyangwa se tuba turi ariko turi abandi bantu turi ibindi bintu utamenye uko bimeze ariko umunsi turi abantu b'Imana turi abana b'Imana. Hari umuntu ubaho akaba nta mafaranga afite akaba atari mwiza akaba atarize akaba adafite imbaraga urumva adafite imiryango ikomeye ababyeyi batakihari asigara ijya kamwe akabaho we n'Imana ye gusa yego uhora abashingiye ku muntu ugasanga arakomeye nyine no kubera Imana no kubera Imana ugasanga nta muntu ufite wize nta mavununi wize nta muryango ufite nta bakomeye bifite ukabaho wenyine n'Imana yawe nyine abaho kubera Imana kandi bifite Imana nyine uburiho ubundi tubaho mu Mana David tubaho mu Mana amafaranga se yatuma tubaho cyakora aradufasha tubaho mu Mana honyine ayaka amafaranga afasha abantu kandi kitwa amafaranga Imana ihe abantu bose badukurikiye ibahe amafaranga nanjye ndayatuye ni yabahe ariko kubibo yafite udafite Imana nawe ubwaye yarakwirangiriza amafaranga reka rege amafaranga narangiza ubuzima bw'abantu wayabona ukumva niwe ufite imbaraga ukumva niwe ushoboye ukumva uzi gutekereza wenyine bango nta mukiro ubyina nabi none se nyine byakwa nta mukiro ubyina nabi ko numvise ariko ikintu namaze kubona cyo iyo wari ukomeye ugatembagara y'abantu nasuzugurika kurusha intebe babibi umba reka mbabwiye mwa bantu niyo mpamvu mu biganiro twakoze byashije nakubwiye ni isezerano iyo ryihuta rishobora no gushira vuba Mana ashobora kuguha ibintu uyu munsi bikaza mu masezerano bigasohora wacunga nabi bikarangira ugasubira mu bukene ugasuzugurika ariko rishobora gutinda yamara gutinda ryasezerano rigasohora ugatunga uko Imana yakubwiye ukagira kubona uko Imana yakubwiye rwose ibintu bikaba byiza ugasaza neza udasabirisha reka mbwiye kano kantu abantu badukurikiye niba warasuzuguwe mbere utaragira amafaranga abantu bakajya bagusuzugura utarigeze ugira amafaranga none utekereza ko ubu warayagize nuyabura bazagusuzugura kurusha uko mbere bagusuzugura bazakuba inshuro nyinshi ko bazakwita ikigoryi udatekereza uwirase wasambanye wakoze ibyaha byinshi ku isi yarayabonye atwicaho yarazamutse aratwirengagiza none Imana yamuhannye rikabone bavuga none Imana yamuhannye none nugenda mu kabari bazavuga ngo nta gutekereza waravuga ati uri ikigoryi nta gutepa wabonye amafaranga yapfisha ubusa yego abantu nuko nkuko tubayeho ariko abantu reka banze pasiteri abanza dushyira imbere y'Imana nindangiza mbitemo baza ati abantu nicyo kintu wabigiyeho yego ngo utagire ikigano cyane amen reka dusenge Imana mwami Imana yacu turagushima izina ryawe ryubahwe uri mwiza kandi urakomeye usumba byose urakiranuka muri byose data twese misamwa mudukunda turagushimiye waduhaye ubuzima tubaho
twararwaye uradukiza, izina ryawe nirishyirwe hejuru, twagize ingorane uradutabara uraduhumuriza. Mana turakunezewe cyane, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeza no mu uyu mwaka, muri uko kwezi k'uyu munsi, Mana turigushimiye, izina ryawe nirishimwe. Ngaho bana natwe data miza mwamoraho, utuyoboze imbaraga zawe no kwarakoye mwami, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Turaretse imbaraga zawe zize zibane natwe, zituyobore, ko dusenze Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Hanyuma nongeye kuwikaze na karibu. Murakoze cyane. Nemvuze ngo ikibazo cyanjye cyambe kiraza kibaza gike giti. Yego. Pastor, niriye somo abantu bakwigishije kandi ukaryiga neza ukarifata. Uratubwira muri rimwe n'ufite abiri nayo nta kibazo turayemera. Yego. Uratubwira muri rimwe n'ufite abiri nta kibazo turayemera. Ukayiga neza ukavuga ati anga yo ndayafasha. Umva. No mu gupfa kwanje. Nzagenda mbizirikana ibingibi. Somo abantu bakwigisha ukaryiga neza kandi ukarifata pe. Bo isomo abantu baniyigishije, iyo ukennye barakuvuga, bakakuvuga pe. Ariko noneho iyo uri wa muntu wiga neza cyangwa se isomo nakuyemo, nuko nakuyemo gukora. Nakuyemo gukora. Nakuyemo gukora, ndakora ndashishikara. Uyu munsi rwose ndatambuka bati ko byagenda kose burayariye. Ndabibana n'igihe abantu hari gutambuka abantu bakakubonamo inzara. Cyane rwose. Bitewe n'ibihu burimo. Hari n'igihe utambuka abantu bakakubonamo ibibazo. Bitewe n'ibihu uhagazemo. Ariko kumvuga ko abantu gerageza abantu bamvuze amagambo abantu bamuze nayakuyemo gushikama ndakomera. Mbuwo ndiwe ndakora ndisobanukirwa. Imana yihesha icyoro mu buzima bwawe. Ngo bivuze ngo amasomo yose wizemo ikintu cyitwa gukora, kirangiza by'abantu bavuga, ugakomeza ibyawe. Cyane rwose ngatumbera ibyanjye. Ukabana nta gihe bateze kuzaceceka. Nta gihe bateze kuzaceceka. Oya abantu ndi baceceka. Iyo ukennye barabivuga. Niyo wakize nabyo barabivuga. Ariko nubwo tunabara. Iyo waburaye barabivuga. Niyo wariye barabimenya. Abo rero bati do cyagiye yagendaga ari uva n'umuyaga. None uyu munsi arahagaze aremye. Ubwo rero abantu nyine uko tubayeho. Niko tubayeho, cyakora yuri umuntu nawe uzi gutekereza neza muri ya magambo, muri bya bibazo wishakiramo ibisubizo. Ariko reka namvuge n'aka kantu abantu bavuga ukuri. Ndetse zabarakararire. None se bashaka bavuga ibiye bindikana. Nyine abantu bavuga ibihari. Uvuga bitahari. Yego rata. Uwo niwe mubi. Abantu bavuga ngo warakenye ntuzaba. Ni bavuga ngo waburaye. Ntuzatukane rwose. Ni bavuga ngo usa nabi. None nyine ntuzarakare. Ni bavuga ngo ukize ntuzababare. Yego. Kuko bazavuga ibihari. Abantu bavuga ibyo barebesha amaso. Bavuga ibyo babonye n'ubundi. Nuko nyine. Ubwo rero kuko umuntu mubi nuvuga ibidahari. Yego, hanyuma Pastor reka dutangire ikiganiro cyacu. Tugitanga akana nshatse kuvugaho tugendeye ku by'abantu twundi twatangiye ikiganiro cyacu ariko abantu ni hatari. Sinzi umuntu avuga ngo umwana w'umuntu ni hatari, sinzi arimbya ko kantu ngo umwana w'umuntu ni hatari. Ari umuntu akarimbya ngo umwana w'umuntu ni hatari. Nyine ni hatari. Buriya njya mwinero jambo umubwiriza avuze ngo igihe n'igihe cyacu. Nyine abantu ni hatari bavuga ibihari. Abantu uyu munsi bakuvuze nabi. Iyi Imana yenduye amateka niho babivuga neza. Bano bagusebeje Imana yabikoze nibo te nabagaruka bakabiririmba bakabivuga neza bintu bigatungana. Niyo mpamvu abantu bavuga ibihari uyu munsi nibyo abantu bavuga. Bamanutse bakuvuga nabi niho bazamuka bakuvuga neza. Niko bimeze. Wamanutse agasiza kuvuga nabi. Uzana kazamuka akuvuga neza. Kimwe n'uko Imana yakwimye. Wa wundi n'ubundi wakwimye ni uzagaruka guhereza. Kuko ni ko Imana ikora. Imana ni hatari. Niko buryo bwayo. Niko bimeze rwose. Kuko tutabitekereza niko ibikoramo. Tubona bitashoboka nibyo Imana ikora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ndukarakarira abantu kuko abantu baravuga ibyo babona. Nta kundi byagenda nyine. Twavuze ngo umubi ni wawe nduvuga ibyo atari kubona akabeshya akagushiraho ibinyoma. Ariko uriya wakuvuze nabi yakuvuze nabi ko biri mu gihe. Biri mu gihe. Dawidi namukunze cyane mu majambo ye. Niwe yavuze aravuga ngo igihe yari mu bihe bishimiye aramutuka.
none ngo umwe mu bagaragu ba Dawidi aravuga ngo ubundi Shimeya gusuzugura ngandi ufite ingabo nyemerera ngende mutare cumu muhwanye Dawidi abyira umugaragu bati oya Imana yemeye ko Shimeya nduka niba Imana yemeye ko Shimeya nduka ubundi ngo mwami nduwo kubahwa ndano wabitinyuka ariko niba Imana yemeye ko Shimeya nduka mureka nduka ari mu gihe n'ubundi hari cyabiteye hari kibitera Dawidi abuza wa mugaragu we kujya kwica Shimeya nyuma y'igihe rero Shimeya watutse umwami niwe wagarutse amukomera amashyi kuko ryari mu gihe abo bantu badutuka nibo bazaza badukomera amashyi abo badusuzugura nibo ubundi hari umuremyi yavuze ngo arene muravuga ngo uzandabari bakiriho batazagira ngo urabeshya abo batwanga nibo bazagaruka badukomera amashyi cyane hari n'igihe ari n'abimana izakoresha n'ubundi bazamure bya bisubizo byawe basohoze amasezerano yawe niko Imana ikora. Hanyuma reka dutangire ikiganiro cyacu Pastor uri umukristo wakijijwe muri 99 nakije 99 ndabyibuka neza twenda kwinjira mu mberuka bari baravuze ngo imberuka izaza muri 2 cyo gitware mu masengesho dusenga dutegereje imberuka Davide dushushu utareba uwo munsi muzi ngo tuzinye imberuka iraza ariko dukomeze n'uyu munsi yaza n'uyu munsi imberuka yaza n'uyu munsi yaza cyane rwose dore dukenyeye batabazaca horeya amatazo yacu hore yaka kandi duhore twiboneje mu mitima kugira ngo tutazatungurwa. Pastor reka nkwibaze kino kibazo hari abantu benshi badukurikiye hano bashaka kwimenya nk'utu tubazo uri umuhanuzi uri umuvuga butumwa Imana yagiye gukoresha imirimo n'ibitangaza mu bigiye bitandukanye ntawe bishidikanyo cyane nk'abantu bagukurikiye mwasenganye n'abantu baza gusengera iwawe n'abo wahuye nabo Imana gukoresha imirimo n'ibitangaza bigiye bitandukanye iki kibazo n'inkibaza abantu ntibaze kukikunyibazaho nk'ubu usanze nk'Imana twizeye itahaba subiramo numve usanze nk'Imana twizeye itahari itabaho itarigeze ibaho ya twebwe rero ngusubize mbiti ibimenyetso birenze kimwe bibiri by'uko Imana yaciriho kuko twebwe Imana dukorera ntabwo twayumvise mu kanwa k'abandi ntabwo nayumviye kuri pastor runaka bishop runaka padiri runaka shehe runaka njyewe Imana ngorera ntabwo ari Imana nabwiwe n'abantu ni yaje iransanga ivugana nanjye imba misiyo irambagurutse irantuma icyo ni kimwe kandi nanone ndamutse nzanze idahari buri no kuyizera nibikoze isoni ubundi byaba byarangiza umuntu ubundi David hari abantu tubona bafite amatwi ngayacu n'amaso n'amazuru nge byacu n'umunwa ariko batari abantu ngewe rero kuba namenye kwiharinga yizera ubundi byangiza umuntu tubona abantu bafite amatwi n'amazuru bameze nkatwe batari abantu yewe reka manze ngusubize cyo wenda ukigarukeho nyuma ngewe rero ubundi byangize kuba umuntu ndamutse nzanze itariho ubundi byangize kuba umuntu birantunganya bimba amahoro cyo ni icyambere bimba kubana n'abandi neza cyo ni icya kabiri bimba gukunda umuryango wanjye bimba imibanire myiza n'abandi bimba kubana n'abandi neza muri society ndatekereza neza rero niba narabanye n'abandi neza muri society ntabwo ari igihombo niba natunganyije iminsi yanjye yo kubaho senye pfusha ubusa icyo si igihombo ntacyo byaba bindwaye David Pastor ndakumva ndagira ngo uyu munsi tuze gufata akanya tuze kubwira abantu ijambo ry'Imana ari mu buryo burambuye bitaribuze ko dutwara nk'iminota nk'icumi cyangwa 15 aho ngaho kugira ngo abantu bakomeze buhuke imitima
ariko hari ikibazo kimwe nari nakakubajije Yego. ngiye kukubaza pastor nka umuhanuzi wajya usengana n'abantu benshi ubona abantu muri iyi minsi ibibazo bagenda bahura nabyo ari ibihe cyangwa se bagenda bakira mu buzima bwa buri munsi ugenda wakira bayo baguhamagaye ubusanga wenda umuti ushobora kuba ibyo bibazo byose kugira ngo abantu babeho batuje arohe muri iyi si niyo ku isi umuntu ashobora kuba yatuza simbizi usanga ibibazo byugarije abantu muri iyi minsi cyane cyane ku mukristo ari ibihe bibazo byo ni byinshi David yenda twakibwira abadukurikiye Imana yonyine niyo kwiringirwa naho ibibazo byo ni byinshi kandi burya buri wese amenya ibye yenda hari ng'umukobwa utaraganizwa gitegereje umufiyasi cyo ni ikibazo cye sibyo se hari umumama washatse agira umugabo ariko nta rubyaro icyo ni ikibazo cyiwe hari umuntu umaze imyaka arwaye nta ni ikibazo cyiwe hari umushomeri nawe ukeneye akazi nta ni ikibazo cyiwe sibyo hari umuntu ubupangaye buzengereje uwo ni ikibazo cyiwe abantu rero mu buzima tugira ibibazo bitandukanye tugira ibibazo bitandukanye kandi burya buri wese ngo amenye ibye burya buri wese amenya ibye nk'ubu hari umukobwa ni umurundikazi yambye ati pastor mfite imyaka 28 nasoje kwiga mfite diplome kabisa ndabwo ndinjije ariko mu myaka ya nyuma 28 nta musore uranganiza byibuze nganjokiya n'urukundo ngavuga ngo ndagukunda byibuze yenda mbeme uyu mudu nyuma yenda azanyange ndawe umeze ariko mu myaka 28 n'umunane yewe nawe ni ikibazo afite nawe ni ikibazo afite ariko sahize ndago ngikiringiye ko nabona ungunda gusa Imana inyihera ubuzima indindi ndwara indindi ndwara ndabindi ubwo rero uwo nawe ni ibibazo bye nabundi mu buzima buri wese burya agira ikibazo kandi akababara ukwe yanda gusa inama umuntu aba yatanga Yesu wenyine ni wowe kwiringirwa yanduretse ko n'abanye batakimwiringira batene Imana yabikoze ku Imana byagenze gutya mu by'ukuri ubundi Imana niyo akagufashije none niyo ugize nyirabayazana w'ibibazo wagize icyo gihe rero ubusa nabo uri hagati ngururimi ubwo rero biravuga ngo ubundi iyo tubuze igisubizo duhungira kuri Yesu igisubizo Yesu atatanze ni ukwikoca ukimenya haba hari ibindi azakora biruta ibyo wowe ukeneye naho ubundi ibibazo birahari kandi ikindi kintu nakibwira abantu niba urushye hari abandi barushye bagenzi bawe niba ubabaye hari abandi babaye bagenzi bawe ubwo rero uretse kwiringira Imana honyine twubaka ku rutare n'ahandi hose n'umusenyi no kwakira ubuzima umuntu ababayemo hari umwana w'umukobwa tweze kuganira arambwira ati ubuzima ubaye mutekereza ko utabwishimiye ati ubuzima mbayemo ntago bwishimiye ndashaka kuzamukaho gakeya ngazamukaho cyane nkaba kanaka yego arambwira ati ikintu gikomeye arambwira ati none tekereza aho uri hari undi kwifuza kuza aho kuhagera kandi nawe abishimiye ahari arifuza kuba nkawe bivuze ngo rero mu buzima bwa buri munsi tunyurwe naho tugize ute tunyurwe naho tugeze kandi twiringira Imana yonyine kuko niyo yo kwiringirwa ngo nuwo wifuza kuza aho uri aho ugeze yego hari undi wifuza kugira aho ageze cyane niko bimeze none arangije atanga n'urugero rwiza avuga ngo no wa wundi ubona nta cyerekezo nta buzima ntacyo ari aho ubona nta kigenda utekereza ko ari wifuza kuba nkawe hari abandi bifuza kuba ameze urugero rwiza ngo nose nk'umuntu uri mu bitaro utegereje gupfa ntiyifuza kubona agenda nawe nk'abandi nubwo nta kintu yaba afite yego kaba ngo Mana unyatse n'ibyo mfite byose ariko ukansubiza ubuzima ahubwo kano kantu urakavuze ndibuka mu myaka yatambutse hari umudamu wari ubabaye ariko ababara ari mu nzu nziza harimo amakaro harimo ibikoni afite amanegisi afite n'abapangaye arambwira ati pastor nkurikije uburyo bunini ko nabimeze uwanyakariye iriya nzu ndimo ngajya gutura muri cya kizu kiriyo hirya baba bari kubaka wa muntu nyiracyo ashaka umurinzi wo kurinda inzugi bagashyiramo ibikarito n'iki n'ibifuka byo kurinda umuyaga akayinjiramo ariko ngagira amahoro buriya amahoro
buriya amahoro ni ikintu gihenze ku isi. Buriya amahoro ni ikintu gihenze ku isi. Ni nabyo abantu baba barwanira hirya no hino, baba bashaka amahoro. Buriya amahoro ni ikintu gihenze. Ushobora kugenda mu modoka ariko nta mahoro ufite. Ushobora kuba uri mu nzu muri etaje ariko nta mahoro ufite. Ariko buri umuntu wageze ku rwego rw'amahoro. Kandi buriya hari abantu bishuka bakavuga ngo uwambe inzu nagira amahoro, bane bakisha ngo uwambe amafaranga nagira amahoro. Buriya amahoro ni ikintu tubonera ahantu hamwe honyine gusa. Amahoro abonerwa mu Mana, muri Yesu Kristo niho dukura amahoro. Twaba tutariye tukumva dufite amahoro, twaba twariye tukumva dufite amahoro. Mu Mana honyine niho abonerwa amahoro, naho nda bintu byaguha amahoro. Yes, reka tujye mu ijambo ry'Imana. Dusiganye iminota mike atari myinshi cyane, ni iminota nk'icumi. Pastor nawe araza kuyibyaza umusaruro neza kugira ngo natwe tubohoke neza ku mitima. Gusigira nabwira abantu badukurikiye ni ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere ni ukubanza ukizera. Buryo utizeye nta cyashoboka. Icya kabiri umaze kwizera, umaze kumenya icyo wizera n'icyo ukurikiye, uriyeza. Yego. Pastor sinzi kubitondeka neza. Uriyeza rwose. Yego. Uriyeza ukora ko nta kintu upfa n'Imana, nta kintu na kimwe cyagutandukanya nayo, nta cyatumita kuvugaho, nta cyatumita abana nawe, nta cyatumita kurinda, ikagusubiza mu bana bayo. Icyo umaze kucyuzuza ubundi ni ugukurikiza ibisabwa, gukurikiza amategeko yayo. No gutegereza Imana. No gutegereza Imana. Abantu Imana okay. Numva ndacyumva nawe byo gukiranuka narabikoze. Mana rero ndegereje imigisha ivuye mu biganza byawe. Imana ifite ukuntu kwinshi ikora mu buryo bwayo, kandi uburyo bw'ibikoramo nibyo bituma tuyita Imana. Ibikora ko twe tutagize ute, twe tutatekereza kuko ibikoze ko tubyifuza. Twajya tuyitunga agatoki tureba Pastor Abani muri yambaye ikoti ry'ijana, tumuhereza ikoti rya 20. Iry'ijana ari impereza yambara igeribereye. Niyo mpamvu niyo Imana ishaka gukora ndabwigisha inama abantu. Imana ishaka kugutabara ndabwo yanyura kwa runaka. Tese mukorere bino. Hari gihe wasanga yahagaze reka Dabira ndakumikorera kandi nanjye mbyifuza. Abari yambaye ikoti ry'ijana. Ndavuga turi Pastor Abani ntagaribere rimubereye. Yego. Cyane. Ariko Imana mu bushake bwayo igaheza ubishaka. Niyo mpamvu Imana ije gukora ndabinyura kwa runaka. Cyakore yakoresha runaka. Cyo ndabyemera. Davi Imana yagukoresha ngagira icyo ngeraho ngambarira ikoti. Ndetse tubona no gushimira abantu bagira mu ruhare mu muri byavuze ngo akagasura dufite ni Yesu. Ako turashimira abantu Imana iba yakoresheje tugasa neza. Imana ntihabwe icyo nukuri ni mwamamare. Imana iba umugisha cyane. Base ya minota 10 dusigaje 5. Ntabwo turayitangira. Turayitangira. Uko reka tuyitangira ntariwe. Tubumbura ibitabo. Tuvuge Imana Muremyi wacu Yesu Kristo. Bikaribu. Ntabwo turi butinde. Sade pa komi iki gihe abantu bose barabwirijwe. Burya ndawe utazi Imana n'utakora gushaka ko Imana yabikora yenda kubwo bushake bwe, ariko byose byaravuzwe, byose byarumviswe. Igisigaye ni kimwe, buri wese no kwita ku iherezo rye. Reka turebe ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ya 18. Turayisoma duhere ku murongo wayo wa mbere. Zaburi ya 18 turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Haratubwira ngo ndagukunda ni wowe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinginyira n'umukiza wanjye. Ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo ingingira, ni iheme ry'agakiza kanjye. Ni igihome cyanjye kirekire, nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingwa y'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbuka yandeye ubwoba, ingwa y'ikuzimu zandaye hagati, ibigoyi by'urupfu byandanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi, akira ijambo ry'Imana.
nshuti y'Imana kandi nshuti ya Yesu, somye ijambo ry'Imana hano muri Zaburi ya 18, nasomye imbere ku murongo wa mbere ndetse nagejeje 7, ariko aya magambo yavuzwe n'umwami witwaga Dawidi. Umwami witwaga Dawidi ubwo yarageze aho bikomeye, ibihe bibaye bibi, ibihe bikomeye. Hari mwami wari warimye witwa Sawuli, ariko Sawuli akazira Dawidi. Dawidi yaravuzwe akazaba umwami, ariko igihe cye kitaragera. Dongo yaragitegereje isezerano nguko nawe utegereje isezerano. Nshuti yanjye, mu isezerano inzara iraturya, mu isezerano baratuvuga, mu isezerano turitegereje twambara ubusa, mu isezerano dusa nabi iyo ritarasohora. Dawidi uyu nawe ngo umuntu afite isezerano ry'uko azaba umwami, ariko akiri hagati no hagati. Bundi abantu tumenye aho Imana iduhera isezerano naho rizasohorera. Hashobora kubamo iminsi mike, hashobora kubamo amezi make, hashobora kubamo imyaka mike cyangwa se ikaba myinshi. Ahubwo uko twitwara muri cya gihe dutegereje isezerano, uko duhagarara muri cya gihe dutegereje isezerano. Mu bantu bagendanye n'Imana kandi bikemera, harimo uyu mugabo witwa Mose. Mose uyu nguyu Imana yamutumye mu Egiputa kujya gucyura Abisiraheli. Mose ubwe yumvaga ko ari ibintu birakorwa umunsi umwe, iminsi 5, mu cyumweru kimwe. Ntabwo yari azi ko guhaguruka mu Egiputa berekeza mu masezerano i Kanani, ntabwo yari azi ko bizatwara imyaka byatwaye. Buriya kuva aho Imana itangira isezerano kugera aho isezerano risohorera, habamo shida nyinshi cyane. Habamo kubyimba ibirenge, habamo kuribwa n'inzara, habamo kwambara ubusa, habamo amagambo, habamo ibiteye ubwoba byinshi kandi bitandukanye. Icyo akora, icyo ngondera Imana nukikurindira mu iryo sezerano. Dawidi uyu nguyu hano mu iyi Zaburi ageze aho bikomeye, ngo we yatakiye Imana. Amaze gutakira Imana, byari bikomeye igihe umwami witwa Sawuli yamugenzaga. Icyo akora ngo we arakomeza yizirika ku gusenga, arakomeza yizirika ku kwizera Imana, arakomeza yizirika ku kubwira Imana imibabaro ye. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, buriya hari igihe abantu ibintu bituyobera. Hari igihe abantu tureba hepfo twareba haraguru tukabona byanze, tukaba tutakicirengera Imana. Ubona iyo terengeye Imana wiringira Satani, iyo terengeye Imana wiringira abantu. Kuko amwe ibintu bitatu ntabwo wabura aho hagarara. Abantu bashobora kuberengera bakakumvira ubusa, kuko nyine ntabwo uri mu gihe cyo gutabarwa, ntabwo uri mu gihe cy'isezerano rya ngo risohore. Imana twegere kandi kindane natwe. Aricyo ukomeje kwerengera Imana, ukavuga nga Yobu, ukavuga ngo nubwo yanyica nzakomeza nyiringire. Oya, ibaza Yobu wageze ku rwego avuga ngo nubwo yanyica nzakomeza nyiringire. Buriya Yobu yari yarafashe ibyemezo. Bundi hari abantu bazi gufata ibyemezo mu kubaho kwabo, bagafite ibyemezo mu kwezera kwabo, bakavuga ngo ni Imana namenye, netandabara ndibizambuza kuyikunda, netandabara ndibizambuza kugendana nayo, netandabara ndibizambuza kuyubaha nguko nshobora kuyubaha. Kandi narebye bene abo ngabo birangira Imana ibatabaye, birangira Imana ibagiriye neza, birangira Imana ibibutse. Aricyo umuntu yanera gutabarwa n'Imana acikira mu bindi, Imana ndibikimubona niba ndabwo bakicize bya bindi yagiyemo ndibyabishobora ntacyo byabikoraho. Imana yonyine niyo kwiringirwa, nta handi ni umusenyi. Imana yonyine no kubakaho, tukayubakaho niba rutare rwacu, niba ngabidukingira. Imana twagere kandi tindane natwe. Niyo mpamvu dukwiye kwiringira abana b'Imana, tugatindana nayo. Buriya uko bizakuyobora kose, uko uzabona byakomeye kose, Imana iracyari yo kwiringirwa. Imana twegere kandi tindane natwe.
buriya utaranyura mu muriro ntabwo urabona igitangaza cy'Imana. Niba isezerano tubwira ngo nunyura mu muriro nzabana nawe, nunyura mu mugezi nzabana nawe, utaranyura mu muriro ntabwo urabona Imana. Niyo mpamvu rero komeza wizere Imana. Ariko Dawidi yageze ku murongo waho wa gatatu uravuga ngo Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kingingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho. Wanyumvise? Ya mukobwa, ya mudamu, ya mugabo, ya musore, aravuga ngo nubwo byamera gutya ni nawe nzahungiraho. Mana nishimwe, niwe ngabingingira, ni ihembe ry'agakiza kanje, ni igihome cyanjye kirekire. Mana yacu ihabwe icyubahiro, Mana yacu ishirwe hejuru. Guhimbaza Imana no mu gihe abantu babona ko ibibazo bihari. Guhimbaza Imana no mu gihe abantu babona byagukomeranye, wowe ugakomeza ugahimbaza Imana, ugakomeza ukayirengera. Mu gihe abantu bakukubarira imyaka bavuga ngo uriya arapfa, uriya byamurangiranye, ariko abantu bakugeraho bakumva uracyafite kwizera. Imana ihabwe icyubahiro bana b'Imana. Yewe mushiki wanjye, ntabwo nzi imyaka umaze mu bibazo, ntabwo nzi imyaka umaze uzenguruka Yeriko, ntabwo nzi imyaka umaze uri mu bigeragezo, ariko komeza wiringire Imana. Komeza wiringire Imana, komeza uyihagarareho, komeza uyitumbire, komeza uyihange amaso. Nibikora ni inyungu zayo, no kutabikora ni inyungu zayo. Icyo cyo kimwe nuko Imana yabikoze ibikorera kwesha icyubahiro. Raba ngo dore wawo ni twavuze, dore wawo ndi twareba gasakuriye, dore wawo ndi byari byarayobeye, dore wawo ndi uramaze imyaka 10 arwaye, dore wawo ndi uramaze imyaka 10 ndarubyaro, none uyu munsi afite urubyaro. Ni Imana izubahwa. Yo haleluya. Ni Imana izubahwa. Mana yacu tugirire neza. Ni Imana izubahwa, ni Imana izashyirwa hejuru. Niba Imana itarabivuga ngo Mana wowe uzabikora kwesha icyubahiro, ariko niba utanabikoze uzaguma witwa Imana. Buriya mwebwe abangurikiya, mwebwe abo turi ku abandeza amatwi, uyu munsi ushobora kubona Imana ndakikumariye, ariko kubandi hari icyo yamaze. Ushobora kubona uyu munsi Imana yemeye kurira, ariko muri ya marira yawe hari abandi bishimye. Nshuti yanjye kandi nshuti ya Yesu, ndabindi Imana ikorera mu gihombo. Mana nitwegere kandi kindane natwe. Ndabindi Imana ikorera mu gihombo. Ushobora kumara imyaka myinshi oseba ngo Mana ndabara, Mana ndabara, Mana ndabara. Ukabona abandi bari gutabara, ukabona abandi bandi kubagirira neza, ariko abona igihe cyabo, nayo igihe cyabo kiba kizagerwaho, nawo mwanya wo buzakurikiraho. Hari umujyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni ku murongo. Niba ibya Yesu ari ku murongo rero, nawe uzakurikiraho, nawe uzagerwaho. Komeza wiringire Imana, uyihanga amaso, komeza uyitegereze. Imana twegere kandi tugirire neza. Imana ikoranga Imana ibyikora kandi ikabikorera kwesha icyubahiro. Nubwo Dawidi yaragitegereje igisezerano, ariko arakomeje ariringira. Mu ngoyi nyinshi cyane, mu bitaro byinshi cyane, mu ntambara nyinshi cyane, arakomeza atakambira Uwiteka, arakomeza arisingiza. Raba ngo Mana nubwo bimeze gutya, ariko icyo wambye ndacyagitegereje. Nubwo ni mu ntambara zihagaze gutya, ariko icyo wambye ndacyagitegereje. Nkwifurije gukomeza kwiringira Uwiteka. Ku murongo wa 6 aravuga ngo ingwa z'ikuzimu zandaye hagati, ibigogo by'urupfu byandenze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumva ijwi ryanjye ryo mu rusengero. Ibyo nayitakiye imbere yayo byinjira mu matwi. Nawe gusenga kwawe kwarumvishwe, kwenyenga kwawe kwarumvishwe. Komeza utakambira Imana yawe, ukomeze uyitegereze. Aho uri ni hagati no hagati. Wahagurutse Imana avuganiye nawe, ariko uri mu rugendo. Ntabwo uhagaze, uri mu rugendo. Uri kwinjira ku myaka, uri kwinjira mu mezi y'isezerano ryawe.
komeza wizere Uwiteka Imana yawe. Mo hagati duhura na byinshi, mo hagati duhura na byinshi bitutera gushidikanya Imana. Gukomeza kwiringira Imana ukayihanga amaso nibwo butsinzi, ukigira icyizere Imana ukayigirira icyizere nibwo butsinzi, niko kugera ku isezerano ryawe. Yesu akwezi kana gutunganye, akubabarire aho rumaze gucogora, huka kwangera imbaraga, tagutera ibyiringiro, haracyari gutabarwa, isaha yawe negera, bizagenda neza. Reka nsoreze hano, akira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Hanyuma rero reka tunakwinginge akusubwo biri buze gukunda ko dusikiye nimero yawe, abantu biri buze gukira nimero ya pastor, muraza kwisanga hasi twaye ku kiganiro ketswe nabishaka kayibahereza, ariko no hasi ku kiganiro bihari, reka tumusaba ubwa dusengere. Hari abantu batazi kwishakira hejuru hariya bakadukurikira bakayigiraho, reka tuyobabwire. Ni 078 24 53 82 sawa. Reka dusenye Imana kandi turabakunda, mukore subscribe, umurimo w'Imana mutera ingunga, mushigikire ubutumwa bugere kure. Reka dusenge. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishimwe, wakoze byose ng'Imana, kora imirimo ng'ibitangaza. Data mwiza mwamudukunda, ibi byose wabikoze kubw'amashimwe. Data wa twese mwiza, warenze uyu mushiki wanjye kubw'amashimwe, umwongere iminsi yo kuba kubw'amashimwe. Izina ryawe nirishimwe, gumana nawe rero umurinde ikibi cyose. Kandi data ndamusengeye, ndamwingingiye Kristo misa mwamudukunda, uyu rugwaye ndamusengeye, uyu ufite ibibazo ndamusengeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Uyu yabuze epfo na ruguru ndamusengeye, ndamwingingiye mu izina rya Yesu. Nugumane nawe, mubere Imana, mubere umuco, mubere ibyiringiro. Data nawe umureme mu mutima wo kwizera, kandi muri byinshi wamusezeranije ugira ibyo ukora, yongera azamure kwizera kuko uri Uwiteka. Ngano ubane n'umwana wawe, mugirire neza. Muri imyune yavuze aravuga ngo isezerano risohoye niryo rivamo gushima. Rema amashime ku uyu mushiki wacu, rema amashime ku uyu mugabo, ku uyu mudamu. Data mu izina rya Yesu Kristo, urema amashime ku by'ineza n'imbabazi zawe. Ngayo yobashe muri byose kandi umuyeneza muri byose. Niko dusenze Imana mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.